أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Utangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse tunamusingiza. Ishimwe ryuzuye niwe wenyine rikwiye, amahoro n'imigisha byuzuye bisakare ku ntumwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndahamya ntashidikanya yuko ari nta yindi Imana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse nkanahamya ko Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ari intumwa ya Allah, ndetse akaba n'umugaragu we. Amahoro n'imigisha bimusakareho we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri kugeza ku munsi imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yazaduha kuba muri abo ngabo. Allahumma amin. Nta byaba amagambo meza kurusha amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse nta n'ibyaba umurongo mwiza kurenza umurongo twazaniwe n'intumwa yacu Muhammadin alayhi salatu wassalam, aribwo w'Islamu bwuzuye kandi butunganye. N'ibibi byose ni bizagaragara ko ari ibihimbano, kandi ibihimbano nta handi biganisha nyirabyo uretse mu muriro. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaturinda kuba mu bantu bazajya muri uwo muriro. Allahumma amin. Ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mwe mugize iyi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, uyu ni umwanya mwiza kugira ngo twongere twibukiranye ku magambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, turebera hamwe agaciro k'umugore cyangwa se umukobwa cyangwa se igitsina gore mu Islam. Kubera yuko iyo turebye intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu bikorwa byiza yajeje gushimangira, nk'uko abigaragaza mu mvugo atubwira ati: innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq, mukuri noherejwe ku bantu kugira ngo nshimangire nkomeze no gutunganya imico myiza iranga abantu. Hanyuma mu byo intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yajeje gushimangira nk'umuco mwiza harimo gukomeza kwita ku gaciro ndetse n'ukuri k'umuyisilamukazi cyangwa se umugore mu Islam, hamwe n'uko kera mbere y'uko intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aza atugaragarize ubu Islamu, ndetse anatugaragarize imirongo migari y'ubu Islamu, umugore yafatwaga mu buryo butari bwiza kandi nta kuri kwe nyako yahabwaga. Hamwe mu Barabu wasangaga bamufata nk'ikiremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye kugira ngo bakishimisheho, kugira ngo bagikorereho ibyo bashaka. Rimwe na rimwe ugasanga nta gaciro bamuha. Mu byo Allah subhanahu wa ta'ala tugaragarije harimo umurongo Allah muri Qur'an atubwira ati: wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Aba babayeho mbere y'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mbere yuko bagaragarizwa ubuislamu, ngo umwe muri bo ngo iyo yahabwaga inkuru yuko abyaye umukobwa dhalla wajhuhu muswadda, ngo yahitaga arakara cyane, ngo uburanga bwe bukijima, ugasanga nta byishimiye, ukabona biramubangamiye cyane. Rimwe na rimwe akaba yabandira nabi umugore we kubwo kuba wenda yabyaye umukobwa cyangwa se yabyaye igitsina gore. Ubwo rero iyo mico nk'iyo ngiyo irimo ubujiji, irimo ubugambanyi nk'ubwo kugambanira abana b'abakobwa, ibyo rero intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaje arabirwanya, arangije agaragaza ukuri kwe k'umukobwa mu Islam. Bityo rero bavandimwe b'Islam, tumenye yuko uyu mukobwa niwe mushiki wacu, uyu mukobwa niwe mubyeyi wacu, niwe mama wacu, uyu mukobwa niwe nyogokuru wacu, uyu mukobwa niwe mwana wacu w'umukobwa, ni nawe mugore wacu
kuri iyo mpamvu rero agomba guhabwa agaciro. Niba uwisilamu cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala yaramuhaye izi nzego, ukamenya yuko ari wo mugore wawe, muha agaciro nk'umugore wawe. Ukamenya ko ari mushiki wawe, muhe agaciro nka mushiki wawe. Ukanamenya yuko ari mama wawe, uzamwubahe. Iyi ni ingingo ikomeye cyane. Umwe mu basahaba b'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaraje abazinwa Muhammadin alayhi salatu wassalam, arambye ati ya Rasulallah, ninde muntu nagirira neza kurusha abandi bose? Faqala alayhi salatu wassalam ummuk, arambye ati ni mama wawe. Arangije arongera amaze ati ya Rasulallah thumma man, arambye ati nyuma ye ninde wundi wakurikiraho? Rasul arambye ati ummuk, arambye ati mama wawe. Arongera amaze ati thumma man, Rasul arambye ati ngo nanone ni mama wawe. Ku nshuro ya kane arambye ati thumma abuka, nyuma yaho ngaho uzagire neza papa wawe ukubyara. Ariko bavandimwe Islam, turumva ko hangahe intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku bijyanye n'umubyeyi w'umugore, Rasul yarabishimangiye cyane ko tugomba kumugirira neza cyane kurusha ko tugirira ineza ababyeyi bacu b'abagabo. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuga gutya tukavuga tuti ngo ababyeyi bacu b'abagabo b'abagore tubagirire neza kurusha uko tugirira neza ababyeyi bacu b'abagabo. Ugasanga abagabo bamwe na bamwe wenda babirakariyemo cyangwa se babigiremo amashyari. Burya mba ndimo ndanavuganira ba mama wabo. Uyu mugabo ushobora kuvuga ati ngo kuki ngiye batamvuze, ibuka yuko nawe ufite mama wawe. Ubwo rero ndimo ndavuganira mama wawe ku rundi ruhande. Ari nabyo intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagiriyemo inama uyu mugabo, arambwira ati ngo uzite cyane kuri mama wawe. Ngaho turebe aya muri Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, ngo Allah subhanahu wa ta'ala yatugiriye inama ndetse anadutegeka yuko ababyeyi bacu tugomba kubagirira ineza, tugomba kubumvira, tugomba kubaba hafi. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza impamvu y'iri tegeko. Allah agaragaza impamvu y'iyi nama yatugiriye, aratubwira ati hamalatuhu ummuhu. Allah arangije yitongera agaruka kuri mama, aravuga ati ngo mama w'umuntu yamutwise igihe kinini cyane. Hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha, nyina yaramuhetse mu nda, amuheka igihe kirekire cyane amutwite. Wa wada'atuhu kurha, ibyo byose hakurikirwaho ikijyanye no kumwonsa, hanyuma ndetse no kumubyara. Yarabanje aramutwita, aramubyara, aramwonsa, kandi byose byari ku mvune. Byose byari ku mvune. Ntabwo wabwira ngo hari umubyeyi utwita agahora mu raha amezi yose 9, n'igihe cyo kubyara burya bwose nta nubwo bariraha. Bamwe na bamwe babona urupfu imbere yabo, ariko gakomeza kwihangana kubwo kuba azi neza amatunda ari buze kuza gukurikira nyuma yaho ngaho yo kwibaruka uwo mwana. Uyu rero intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndetse na Qur'ani zarabishimangiye ngo tubagirire neza, tububahe, duce bugufi imbere yabo. Mu byo dutunze, ibyo dutunze ntibizadushuke, ibyo dufite hano hanze ntibizadushuke, ngo niturangiza ngo tubirengagize ngo ukuri kwabo tugupyinagaze cyangwa se tubirengagize ku kuri kwabo. Ubwo rero Allah muri Qur'ani arakubwira ati, Allah yakugiriye inama yuko ugomba kumugirira neza, ukamufata neza. Mu mpamvu zabyo nuko hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha, zari imvune zikomeye cyane zo gutwita umuntu igihe kingana n'amezi 9 cyangwa se wenda munsi yaho gato. Wa wada'atuhu kurha, ndetse n'igihe cyo kumubyara nazo ni izindi mvune. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, hanyuma cya gihe kingana, cya gihe cyo kumutwita na cya gihe cyo kumwonsa akageraho acuka, ngo ibi ngibi bifata igihe gikabakaba amezi agera muri 30. Uri kumva yuko atari igihe gito muvandimwe. Iki gihe rero uyu muntu agaciro bari kuguha, ukukwitaho abarimo aragukorera, ndetse no gukomeza kukugirira impuhwe, akomeza kukureberera hafi, ibi ngibi ni imvune zikomeye cyane zakagombye kuguha impamvu ikomeye yo kumwumvira ndetse no gukomeza kumwitaho. Uyu ni mama wawe, hanyuma agakurikiraho na mushiki wawe burya bwose impuhwe abagufitiye. Rimwe na rimwe unasanga n'urukundo abagufitiye n'urukundo ruremereye cyane, wakagombye nawe kumwitaho ndetse ukanamuha ukuri kwawe. Ejo n'ejo bundi nawe uzitwa umubyeyi, ubyara umwana w'umukobwa, uzavamo mushiki w'abana bawe, uzavamo nanone abandi bana ku rundi ruhande, witwe sogokuru. Hanyuma unibuke ko umugore wawe nawe azitwa nyogokuru wabariya bana. Bityo rero ibi byose iyo ugiye kubireba usanga Qur'ani yaragiye ibashyira muri ibyo byiciro byose kugira ngo dukomeze tubaho ukuri kwabo, kugira ngo dukomeze tunabumvire. No mu byo Uislamu bwaje buje kugaragaza nk'ukuri ku bagore cyangwa se ukuri ku Bayisilamukazi cyangwa se igitsina gore, harimo n'izungura. Mu gihe abagore kuva kera hose, kera na mbere ntabwo bigiraga bazungura,
nta mugabane wari wose bari bagenewe. Rero Qur'ani niba yaragennye yuko nyogokuru wawe ashobora kuba yazungura, ndetse Qur'ani iragena yuko mama wawe ashobora kuba yazungura, mushiki wawe yazungura, ufite mushiki wawe muvukana kwa papa wawe na mama wawe, ufite mushiki wawe mushobora kuba muvukana kwa papa gusa, ufite mushiki wawe mushobora kuba muhuriye kuri mama gusa, abo bose ni bashiki bawe, bemere kuba bakuzungura igihe cyose uzaba witabye Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi n'imigabane yabo Qur'ani niyo yayigennye, ni Allah subhanahu wa ta'ala wayigennye. Intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi yaravuze ati akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi aratubwira ati ngo ufite imani ihagije kandi nyinshi imbere Allah subhanahu wa ta'ala, ahsanuhum khuluqa, ni wa wundi ufite imico myiza kurusha iy'abandi, ni wa wundi ufite imico myiza kurusha iy'abandi. Wa khiyarukum linisaihim. Hanyuma Rasul sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati ngo nimbonera muri mwebwe ni wa wundi mwiza ku bagore be, ni wa wundi mwiza ku mugore we, ni wa wundi mwiza ku rushako rwe. Bityo rero niba ushaka kuba mwiza muri iyi hadithi n'uwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ba mwiza ku mugore wawe, ba mwiza ku rushako rwawe. Niba Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaragaragaje yuko kuba wakitwa mwiza imbere Allah subhanahu wa ta'ala nuko ugomba kubanira neza uyu nguyu ni igitsina gore, ugomba kumubanira neza, ibi bigahita bikuzamura mu rwego rwo kwitwa ko uri umuntu mwiza. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yavuze ngo niwe muntu mwiza w'imbonera mu bandi. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من محمد صلى الله عليه وسلم يرونجي أرفقتي mukuri yasabiye wa wundi wita ku gitsina gore kiri mu nshingano ze, ashobora kuba ari bashiki be, bashobora kuba ari abana be b'abakobwa, bashobora kuba nanone ari mugore ari n'umugore we. Abangabi n'uwo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam muri hadithi yarabasabiye. Tayib, niturebe mu yindi hadithi n'uwo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ari mu bihe bye bya nyuma, ari mu bihe bye bya nyuma. Qala, yaravuze ati ayyuha nnasu, yemwe bantu, Allah fi salah, arababwira ati ngo mukuri mberetse Allah subhanahu wa ta'ala, mbamurikiye Allah subhanahu wa ta'ala kuri izi swala zanyu. Rero murangwe n'amasengesho, murangwe no gusari. Arongera risubiramo ku yindi ncuro, hanyuma nyuma mu yindi mvugo arangira avuga ati ngo ayyuha nnasu ittaqullaha fi nisa'i. Rasulullah arangira avuga ati ngo yemwe bantu ndabagira inama, abagore banyu nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala kubera bo, nimubatinyeho Allah subhanahu wa ta'ala. Niturebe hano hanze, bamwe mu bagore babayeho nabi kubo kwitwa n'abagabo babo, bamwe mu bakobwa bashobora kuba nabo babayeho nabi, nta mutuzo bafite, basaza babo barababangamira. Ibi byose Uislamu bwarabikuyeho, bwarabyamaganye. Umukobwa ni wa wundi cyangwa se umugore ni wa wundi mu Uislamu, Uislamu bwamuhaye agaciro, bugaragaza ko agomba kurindwa igihe akiri iwabo, ababyeyi be bakamurinda, basaza be bakamurinda, n'igihe yarongowe umugabo we agomba kuba ari mu bantu ba mbere bagomba kumurinda. Niba Uislamu bwaragaragaje yuko uyu mugore akimara kurongorwa inshingano ze zose, haba kwambara kwe, haba kurya kwe, haba kuryama kwe no gutura kwe neza, bigomba kujya ku mutwe w'uyu mugabo. Ibi biragaragaza yuko uyu mugore atagomba kubaho nabi ala ayyati halin, mu hali iyo ariyo yose ntagomba kubaho nabi. Iwaba hari agomba kubaho neza, ndetse naho yakimukira ku mugabo we agomba kubaho neza. Ni nayo mpamvu Uislamu bwafashe izi nshingano zose. Umuntu akenera kurya, umuntu akenera kwambara, umuntu akenera kubaho neza. Izi nshingano Uislamu buranje burazifata, buzivana mu maboko y'ababyeyi, aho umwana yakuriye w'umukobwa, burazifata buzikoreza uyu mugabo. Rero uyu mugabo agomba kumenya yuko uyu mugore atari uwo gukiniraho, atari uwo gukinishwa mu Uislamu. Rasul arongera avuga ati ngo ittaqullaha fi nisa'i, nimutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wasallam wastamarra qailan, akomeza avuga ati usikum bin nisa'i khayra, ndabagira inama nihanukiriye. Uyu ni intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ati ndabagira inama nihanukiriye bin nisa'i khayra, aba bakobwa, aba bashiki banyu, aba bagore banyu, ndabagira inama nihanukiriye, mubabanire neza. Ngaho niturebe aya muri Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati walaysa adh-dhakaru kal untha, nta nubwo igitsina gabo kimeze nk'igitsina gore, nta nubwo umukobwa ameze nk'umuhungu, nta nubwo umugabo ameze nk'umugabo. Ibi byose Allah subhanahu wa ta'ala yarabigaragaje kugira ngo hatazagira umugabo ari we wese wibeshya akaniyumva yuko we n'umugore we bangana cyangwa se bameze kimwe. Hatazagira umuhungu ari we wese wumva yuko we na mushiki we bangana cyangwa se bameze kimwe. Ibi ngibi Allah arabitubwira kugira ngo abangaba ku ntege zabo nkeya Allah yabaremanye ku mubiri wabo, abangaba ku marangamutima yabo menshi Allah subhanahu wa ta'ala yabaremanye, tubabanire neza. Aya marangamutima yabo tuyabanire neza, izi ntege nke zabo tuzibanire neza, ndetse na kwa kubaho
muri bwa buryo bwo kwiyumvamo ko ari abakobwa abanyantege nkeya, rimwe na rimwe bagira n'isoni nyinshi. Ibi ngibi nabyo tubibanire neza. Bityo rero umuhungu uzabanira neza umukobwa mushiki we, umugabo uzabanira neza umugore, umuhungu cyangwa se umugabo uzabanira neza umubyeyi we, khasa mama we, uyu nguyu yamenye yuko afite ibyishimo bikomeye cyane imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah muri Qur'an aratubwira ati ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah muri Qur'an aratubwira ati yemwe bagabo, yemwe bantu muri rusange, yemwe bantu muri rusange, inna khalaqnakum, mukuri Allah yaraturemye twese abantu twese, Allah araturemye min dhakarin wa untha, aturema adukomoye muri gore na gabo. Min dhakarin wa untha, muri gabo ndetse na gore. Allah subhanahu wa ta'ala yaturemye adukuye ku mugore n'umugabo, yaturemye adukuye ku mugore ndetse n'umugabo. Ntabwo yadukuye ku mugabo gusa, ntabwo yadukuye ku mugore gusa, ahubwo aba bombi Allah subhanahu wa ta'ala yabagize impamvu yuko tubaho, yabagize impamvu yuko dukomeza kubaho. No mu bandi basobanuzi harimo bagaragaza yuko icyo Allah yaragambira hanga nuko yatugaragarije yuko Allah yaturemye aturema turi ingero ebyiri, igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, ariko byose n'ubundi bihurira hahandi kugukenerana kugira ngo dukomeze twororoke, dukomeze twaguke. Rero kororoka kw'abantu ndetse no kwaguka kw'imiryango ibigi bituruka hagati y'umugore ndetse n'umugabo. Rero ntago bishobora kubaho yuko abantu bakororoka banyuze ku nzira yuko twaba turi abagabo gusa cyangwa se twaba turi abagore gusa. Hagomba kubaho abagore, hagomba kubaho n'abagabo kugira ngo abantu bakore iki? Bororoke. Allah aranje atubwira ati waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Izi nzego n'aya moko ndetse n'aya mahanga Allah subhanahu wa ta'ala yabishyizeho ku mpamvu yo kugira ngo tumenyane, ku mpamvu yo kugira ngo buri wese asobanukirwe mugenzi we. Ariko rero igikomeye cyane kurusha ibindi, Allah ati inna akramakum inda Allahi atqakum, wa wundi urusha abandi bose gutinya Allah subhanahu wa ta'ala niwe mutoni imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero wa mugabo we ntuzumve yuko watoneshejwe imbere, watoneshejwe ku mugore wawe imbere Allah subhanahu wa ta'ala mu gihe iki cyo gutinya Allah utagifite. Kandi mu bizaranga yuko utinya Allah subhanahu wa ta'ala harimo no kumvira mama wawe, harimo no kwita ku mugore wawe, harimo no kwita kuri mushiki wawe. Ibi byose Allah yabishyize mu cyitwa gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko twabigaragaje muri hadithi n'uwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanone mu yindi hadithi n'uwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati ngo umwiza muri mwebwe mwabagabo mwe ni wa wundi uzitwa ko ari we mwiza iwe mu rugo rwe ahereye ku mugore we. Bityo rero no mu gutinya Allah subhanahu wa ta'ala hagaragaramo ikintu cyitwa kwita ku mugore, kumvira ababyeyi, khasa umubyeyi w'umumama. Hakanajyamo icyitwa kwita kuri bashiki bacu, kubera yuko burya niba ureba mu migabane y'izungura Allah subhanahu wa ta'ala hari umugabane yongeye uyu muhungu, hari umugabane yongeye uno mugabo, ni kubera za nshingano nyinshi afite zitwa ko agomba kwita ku gitsina gore kimukikije mu nshingano ze. Ashobora kuba ari bashiki be, bashobora kuba wenda hanazamo n'umubyeyi wo mu mama wa wundi umunyantege nkeya, rimwe na rimwe hano hanze afite ukuntu afatwamo, hashobora kuba hanazamo n'abana be b'abakobwa nabo kuba yakora iki? Yabitamo. Dusaba Allah yabitaho, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kugira beza ese no kutugira batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanjye rero mu gusoza ndunga mu ry'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam babwira nti bagabo namwe bahungu, bashiki banyu, abakobwa banyu mwibyariye, ba mama wanyu bababyaye, ndetse n'abo ngabo bandi bose mukomokaho b'igitsina gore mubiteho, n'ababakomokaho b'igitsina gore mubiteho, ndetse na bagenzi banyu ubwo ni bashiki banyu nabo mubiteho kandi mubumvire, mubahe ukuri kwabo. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kuduha kumutinya ndetse no gukomeza gushikama ku mategeko ye. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.